Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje bakundwa bene data, amahoro y'Imana nabi murimo. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Dushimye Imana nyiribihe ikitubeshejeho kandi ikabidutije uyu mwanya wo kuvuga ijambo ryayo. Muri kino cyumweru rero turimo turaganira ku rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya. Twafashe gahunda ko ari rwo tuzaganiraho muri kino cyumweru. Rero jyewe nje kuganira namwe mu gice cya mbere cy'urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, igice cya mbere mu nkundire tugisome twihuse. Pawulo, intumwa itari iy'abantu kandi itatumwe n'umuntu, ahubwo yatumwe na Yesu Kristo n'Imana Data wa twese yamuzuye. Jye na bene data turi kumwe bose turabandikiye mwebwe abo mu matorero y'i Galatiya. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Witangiye ibyaha byacu ngo aturokore iki gihe kibi cya none, nk'uko Imana Data wa twese yabishatse. Icyubahiro kibi cyayo iteka ryose. Amen. Ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo, mukajya ku bundi butumwa. Nyamara si ubundi, ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru, avumwe. Nk'uko twabanje kubivuga, nanone nongeye kubivuga nti niba umuntu ababwira ubutumwa budahura n'ubwo mwemeye mbere, avumwe. Mbese noneho n'ishimwe ry'abantu nshaka cyangwa n'iry'Imana, cyangwa se ni abantu nshaka kunezeza? Iyaba nkinezeza abantu, simba ndi imbata ya Kristo. Bene data, ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza navuze atari ubw'abantu, kuko nanjye ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe n'umuntu, ahubwo ni Yesu Kristo wabumpishuriye. Mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura, kandi narushije benshi bo mu bwoko bwacu tungana gukurikiza idini y'Abayuda, kuko nabarushaga kugira ishyaka ry'imigenzo twahawe na ba sogokuruza. Ariko Imana yantoranije nkiri mu nda ya mama, impamagara kubw'ubuntu bwayo, kandi ubwo yashimaga kumpishurira umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwe bwiza mu banyamahanga, sinahereye ko ngisha inama bafite umubiri n'amaraso, cyangwa ngo nzamuke ngiye Yerusalemu gusanga abambanjirije kuba intumwa, ahubwo nagiye muri Arabiya, kandi mvuyeyo nsubira i Damasiko. Nuko imyaka 3 ishize ndazamuka ngiye Yerusalemu gusura Kefa, mara iwe iminsi 15. Ariko mu zindi ntumwa nta wundi nabonye keretse Yakobo mwene nyina w'Umwami Yesu. Ndabarahira imbere y'Imana yuko ibyo mbibandikiye ntabeshya. Bukeye njya mu bihugu by'Isiriya n'Ikirikiya. Ab'amatorero y'Iyudaya yo muri Kristo ntibari bazi uko nsa, keretse kumva gusa. Abamvugaga
bati uwaturenganyaga kera noneho arigisha iby'idini yarimburaga kera, nuko ibyo bigatuma bahimbaza Imana ku bwanjye. Imana ishimwe. Bene data bakundwa, muri iki gice cy'uru rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, ngewe ndashaka kubabwira iri jambo riri kuri uyu murongo wa 6. Ndagira ngo mbabwire ngo biragatsindwa kwimura Imana ihoraho, biragatsindwa pe. Uru rwandiko ntabwo ndi buvuge en detail cyane ko ntari n'umuteolojiye, sinzi byinshi cyane, ariko ikintu cyababaje Pawulo nuko aba Bagalatiya ubutumwa bari barahawe, bari barigishijwe, bagize ingorane, bahura n'abigisha b'ibinyoma. Noneho abigisha b'ibinyoma batuma bava mu byo bari barizeye mbere, bakabigisha ibintu byo gukebwa ku mubiri ko ari byo bigira umumaro, ariko ntabwo gukebwa k'umubiri ariko kugira umumaro, gukebwa k'umutima niko kugira umumaro. Bakabigisha ibintu by'amategeko ya Mose, bakababwira ngo amategeko niyo yabajyana mu ijuru, niyo yabahesha agakiza, ariko mu by'ukuri kwizera Kristo niko guhesha agakiza. Hanyuma hejuru yatangiye ababwira ko ari intumwa ya Kristo, ntiyatumwe n'abantu, ntiyizanye ubwe, ni intumwa ya Kristo, ntavuga kubwe. Muri kino gihe tubona abantu bavuga ibyabo, tubona abantu bitumye ubwabo, ariko kandi iyo utatumwe n'Imana ntabwo ibintu wavuga, nubwo waba uzi kubivuga neza ntabwo byahindura abantu. Ariko umuntu watumwe n'Imana, iby'Imana yamutumye ibiherekeresha umwuka wera, maze bigahindura imitima y'abantu. Rero arababwira ngo ariko se mw'Abagalatiya mwe, ndatangaye cyane kubona mwarahise mwimura Imana vuba, mugahita mukurikiza, mugahita mwumva ibyo bababwiye, mukareka ibyo mwari mwarizeye mbere. Arababwira kuri uyu murongo wa 6 ndetse akomeza nanamanuka, arababwira ngo nihagira umuntu babwira ubutumwa butandukanye n'ubwo twababwiye, nubwo mwumvise mbere, niyo yaba ari twebwe, umwe muri twebwe wabagarutse, cyangwa niyo yaba ari marayika uvuye mu ijuru akababwira ko avuye mu ijuru, ariko akababwira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababwiye, uwo nguwo avumwe. Mbese mu yandi magambo ntimuzamwumvire. Bakundwa bene data, biragatsindwa kwimura Imana. Kwimura no kugira gute? Hima umwami. Iyo wari warimitse umwami mu mutima, hanyuma ukamwimura, ukamukura ku ntebe yari yicayeho muri wowe, ukahicaza ikindi kintu, biragatsindwa, bibabaza Imana. Pawulo arababara cyane. Hano hari ahanditse ngo nukunamuka kw'Abagalatiya, baranamutse vuba. No mu gihe cya kino gihe harimo abantu bagenda banamuka, bakareka inyigisho nzima bakiriye. Ariko nshuti bakundwa, inyigisho zitakubwira iby'umusaraba wa Kristo, inyigisho zitakubwira ko Yesu Kristo yapfiriye ibyaha byawe, ngo zikubwire kumwizera, ko kumwizera ariko gutuma barirwa ibyaha, uzazikubwira azavumwe. Mu gifaransa baravuga ngo kiriswa anateme. Imana idufashe cyane. Iyo umuntu yari yarimitse Imana hanyuma akayimura, yibabaza, kandi iyo uyimuye ugira ibindi bintu wimika. Yigeze yandika abazababwira ku gice cya 5, bazabibasomera nko ku murongo wa 7 n'uwa 8, havuga ngo mbese ko mwagendaga neza, ninde wababujije kumvira ukuri? Uko koshywa ntikwavuye kuri iyo ibahamagara rwose. Ikintu kigusubiza inyuma, ikintu kigukura mu byo wari warizeye mbere, ntabwo gituruka ku yaguhamagaye. Yarababaye rero yuko Abagalatiya bimuye Imana, bahuye n'abigisha b'ibinyoma. Rero ngisoma uru rwandiko nahise numva ngize icyifuzo ngo nanjye Mana undinde kukwimura, kuko nakwimitse mu mutima wanjye. Kristo umbashishe kugira ngo ntakwimura nkimika ibindi bitagira umumaro. Nawe niba warimitse Kristo, ukomeze umwimika, abo umwami wawe rwose ntumwimure.
ntumukuremo. Ariko ibyo uzabishobozwa no gukomeza kunamba kuri Kristo, ukomeza kuba imbere ye, ukomeza gusenga, ukomeza gusoma ijambo ry'Imana, gukomeza guhamya. Iyo usomye hano hepfo uhereye ku murongo wa 11 w'iki gice cya mbere nyine twasomye, usanga ko Pawulo yitangira ubuhamya akavuga ngo njyewe ubutumwa navuze n'ubw'Imana yampaye. Muzi imihurire ya Pawulo kera akiri Sawuli, imihurire ye na Kristo. Aravuga ngo sinabyigishijwe n'umuntu, sinabyigishijwe n'ikindi, ahubwo Yesu Kristo niwe wabumpishuriye. Wowe ibyo uvuga wabihishuriwe nande? Imana idufashe. Akomeza yitangira ubuhamya akavuga ngo ingeso zanjye za kera ntimwazumvishije, sinarutukana, sinarurimbura. Ariko Imana maze kuyihishukirwa, maze guhishukirwa Kristo, mpinduka wundi nkanyavuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ishyaka ryo mu mubiri, ishyaka ry'amategeko, ishyaka ry'ibyo ngibyo bidafite umumaro, byari iby'amategeko, ariko narariretse, narirushaga abandi bose, ariko ndabireka kuko maze guhishukirwa Kristo. Ihishukiwe Kristo urabireka byose ugakora ibyo agutegeka. Aravuga ngo ndi intumwa ya Kristo, ndahamya Kristo, nahamagawe na Kristo. Wowe uhamya ndi? Wewe wahamagawe nandi? Mbese wakiriye Kristo? Mbese waramwimitse mu bugingo bwawe? Niba waramwimitse ntuzamwimure. Hepfo asoza kino gice cya mbere yaravuze ngo abantu ntibari bazi ukonsa, ngo bajyaga bumva ngo wa muntu wabarimburaga kera, noneho bo yarimburaga. Arimo arahamya Imana yabo, arimo arahamya Kristo, ngo maze babyumva bagashima Imana. Abumvisha ubuhamya bwawe mbese bashima Imana. Imana igufashe. Ariko biragatsindwa kwimura Imana, ukimika ibindi bintu, ukimika ibindi bitandukanye. Ntukimure Imana nshuti yanjye. Arababaza ngo mbese ko mwajyaga mugenda neza, niki cyabaye? Ninde wababujije kumvira ukuri? Mbese ibyo byaboheje biva kwibahamagara? Arababwira ngo ya, ahubwo mukwiye gukomeza kwimika Kristo muri mwe, mugakomeza guhamya ibyo mwizera, ibyo mwakiriye mbere, kuko nibibi biragatsindwa kwimura Imana. Nihagira ubabwira ubutumwa butandukanye n'ubwo mwumvise mbere, aho yaba avuye hose, uko yaba yitwa kose, uwo nguwo avumwe. Muguma nibyo mwakiriye, cyangwa se mu yandi magambo mugume ku rufatiro, mukomeze mugundire kwizera kwanyu, mukomeze kugundira ibyo abera bahawe rimwe bikazageza iteka ryose. Mu yandi magambo nizo mpuguro Pawulo yahaye Abagalatiya. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana ibashyigikire. Biragatsindwa ntimwimure Imana, mukomeze muyinambeho mu izina rya Yesu.